Kejon wiriwe. Wiriwe Godfather. Kejon ko uravuze uri Kezeni cyangwa ntabwo uri mageragere kandi hano mu isoma ry'urubanza umucamanza yanzuye ko ugomba guhita ufata ugatwarwa amageragere kubera kuri mu gihugu. Abantu be babyibeshye ibyo bintu babyumvishe nabi. Ukuntu imeze iyo wakatiwe mushaka n'umunyamategeko wundi yanga wenda sinzi yanga udateka bahari kuri no life ntago baburaho. Iyo wakatiwe utatu y'agateganyo uwemerewe kujurira ukiri hanze niyo kwa kundi bagukatiye wemerewe kuba rwose ukiri hanze kugeza umaze kuburana. Iyo bamaze gupfundikira mu mizi utsinzwe nibwo bakumanura. Ariko ubu ndacyafite iminsi yanjye 3 y'agateganyo n'ejo tuzajurira rwose ko twamaze gutegura dosiye yo kujurira n'amagarama y'urubanza twamaze kuyabona. Urumva iyo ujurira uri hanze ugomba gutanga amagarama y'urubanza waba ufunze nayo yatanga. Rero twebwe ibyo byose twamaze kubitegura nta kibazo gihari. Ahubwo muri icyo gihe abantu bavuga ngo Kejon genda gake. Uyu mugore uri kunyitambika imbere baragiye Madamu va mu nzira. Wowe madamu. Wowe madamu wafuye mu nzira. Yesu mwana. Wewe wa mudamu. Yesu mwana. Va mu nzira sheri. Yesu mwana. Amakuru angeraho kandi mpagazeho nuko wamaze gutorokera i Bugande nyuma yo bagukatiye imyaka 3. Amakuru mfite ngo nuko wamaze gutorokera i Bugande. Ibi ngiye urabivugaho iki? Godfather sinzi wenda amakuru arakuye abantu nyine nabo abazi abanyarwanda bagira ibintu by'amagambo no gushaka guteranya abandi. Ubwo nibwo abandi basanga batavuga ngo John nafungwe batazi n'impamvu nyine ntiri hanze. Abo rero nibo bari kugenda bakwiza ibyo bihuha ngo John ngo yatorotse n'iki. Uganda ni mu rugo sinzi n'abantu babizi niho mu rugo. Niyo nagira nabagiye mu rugo ariko siho ndi nibereye Nyabugogo Kezeni nushaka za ndebe niho nibereye. Ibyo bintu by'ibihuha babivanaho baretse gushaka kuniranya n'igihugu cyanduranye n'abantu bavuga ngo John yahunze. Ubwo nyine kwa kundi urumva n'abacamanza bashaka ati uwo muntu niwe yahunze amugani mumuzane cyangwa se niba afite gahunda yo guhunga ni mumuzane. Ugasanga na misi yaje 3 yo kujurira mu y'agateganyo nifitiye bagiye kuyica mu ubwo buryo. Ibyo bintu byo nshaka kugira ngo rwose mvaneho. John. Yego Aswaki. Amakuru Kalisa John. Ni meza cyane. Igihuha cyari cyakwiriye rwose ariko natwe nabigira nese ndabihorera tu. Mu umwanzuro imikirize y'urubanza ntabwo handitsemo ko Kalisa John ahita afatwa ngo afungwe. Ntabirimo. Handitse ngo ntabirimo. Utegetse ko Pazo ahita arekurwa agataha. Nicyo nubo nyine hari ijambo dutegetse. Kalisa John Pazo bajihadi n'abandi bagomba gufungwa. Ariko bafite 30 yo kujuririra iki cyemezo abatacishimiye. Reka tugaruke gatoya Kejon hanze paka urukiko rugukatiye Kejon wowe isomwa ry'urubanza cyangwa imyanzuro yafashwe n'urubanza yewe ndabizi ko uyakane cyangwa ubyemere ndabizi ko wagiye ibyo ngibyo ntabwo ngenda mpubuka ntabwo njya mvuga amakuru afite gihamya ariko tubyihorere ntabwo mbyibana ntabwo nongera kubivugaho aziro ngo tubwiye kuri Kezeni uri mu Rwanda it's okay. Ariko source y'amakuru yanjye uretse abantu barabizi telefone y'umuntu uri hanze ku nisona bayihamagare. So ubwo source y'amakuru yanjye imbwira ko deja bamaze kugenda. Tugaruke gatoya kuri iki kintu. Umva Godfather. Ntabwo matinda usakimu. Kejon nyemerera kano kantu. Yego. Kalisa John nampamagaze nuza WhatsApp video call. Anyereka ko ari Kezeni. Ibyo barabikora nyuma. Ziko bitamutangira ubuhamya. Arabikora nyuma yahanga arabiguhamagara. Umva nkubwire bwana Kejon. Wakiriye gute ibi ngibi nimara kwaza kino kibazo leta ubikorera kwa Usakimu. Wakiriye gute uhita ubikora umuhamagare kuri video call. Wakiriye gute isomwa ry'urubanza ugakatirwa imyaka 3 nk'umuntu wacishije amaso mu byaha ushinjwa wasanze ushinjwe iki wakiriye gute isomwa ry'urubanza? Nakubeshye nubwo nazi by'amategeko cyane ariko nje byaranseteje nukuri kw'Imana no biracyansetsa. Nkibona ngo John urumva je bwa mbere ndegwa ngo narezwe ko Pazo yampaye video ngo nicyo kintu naregwaga. Yego. Bakopereza basanga iyo video Pazo ntawe yampaye. Yego. Bya cyber biracukumbura bisanga video nayihawe n'umuntu witwa Papi Nesta ndetse n'ubu bifungiwe. Yego. Bakora iperereza basanga telefone ya Kejon ntabwo yigeze ivamo video cyangwa se ikindi kintu kijyanye na video ngo kijye kwande kundi muntu.
ahangaha hagarara gato, ahangaha muri uru rubanza turagaragara hano umuntu bita Papa Cyangwe. Uyu ni umuhanzi nyarwanda. Papa aha Cyangwe ibyo bya yagusa papa wamuhaye cyangwa nabi screenshot. reka ibyo bya papa cyangwa mbivugaho nabivugagaho mu rubanza wenda abantu ntabwo bajya babisobanura cyangwa babyandikeho ariko ibyo nabivuze cyane bambazaga uburyo nabonye iyo video n'ukuntu bisi Yego. ndababwira ni jewe nabonye uwitwa Odette muzi ko bigize no kunshinja ngo ninjye Odette Yego. nabonye uwitwa Odette yapostinze iyo video nako yapostinze ifoto ntabwo yapostinze video yapostinze ifoto abantu benshi bari hano babona uwitwa Odette postinga amafoto y'urukozasoni baramuzi uwo muntu baramuzi noneho yarapostinze ifoto ya mpano ariko nta rwambare bwari burimo usindira iriya video mwarayibonye ukuntu itangira umukobwa yicaye na ya mpano amuri mu mugongo kandi muzi ko ya mpano akunda gukora video zimeze kuriya ababihakana bajya gushaka video yitwa ndi kwikubita noneho uwo mukobwa yari yanditse ngo unamo 5 ndamuha video ya mpano narindi jambo yari yanditseho ni gutyo byari byanditseho noneho ngewe muri iyo minsi mu birebe byari mu kwa gatandatu ndakeka abankurikira muzi ko twari twaraye dusohoye indirimbo yacu twakoranye nande na ya mpano twakoranye na ya mpano mu byumve neza ndangije mbona banditse ibegoro ngo mudute ngo batemu mpita mvuga ni ya mpano agiye gusohora indirimbo cyangwa agiye gukora agiye gushanze video nyine bagiye kuta hanze gutyo agiye kutwicira promo kuko twatwama amafaranga yacu yo kugira ngo dukorane collabo na warabizi ntabwo yabakanira none ngiye mbikora mu rwego rwo gushaka kumenya se agiye gukora gusohora indirimbo cyangwa agiye kumushyira hanze video yabonetse direct icyo nakoze namagaye ya mpano no muri video narabivuze sanga telefone ye ntayiriho ndamwandikira ya mpano ntiyasubiza ariko telefone ubwo nuko itaririho ndangije ko nari mbizi ko amazi imisi agenda ari kumwe na Papa Cyangwe bari amazi imisi bagendana buri munsi abantu barabizi muri iyo minsi birirwana icyo nahise nkora nahise mpamagara Papa Cyangwe ndamubwira ntireba kuri WhatsApp vuba nyine ndi gutabaza mvuga nti umutipa agiye kutwicira promo ngiye ntago nari nzi ikindi kintu bigambiriye fata screenshot yo kwa Odette binagaragara ko ari screenshot ivuye kwa Odette nyimuhari view once ntabwambure burimo umukobwa yambaye isengeri ya mpano yambaye amatuzi sinza mwibuke video kuntu yatangira nako kaboro konyine kari karimo ndababwira ngiye nabikoze mu rwego rwo kugira ngo menye se umunga agiye gusohora indirimbo twaraye tumwishe ngo dukorane indirimbo ariko tukishyira hanze ibyo joro kuko namuna byibuka yayipostinzeho nka rimwe nyoja kudupostinga twatwira tumamagara ngo dupostingire no ku Instagram yiwe mutarebe ntabwo yayipostinga noneho ibyo turabisimbuka ngiye kumva baba baravuze ati John araregwa ngo kuba yarafashe video ngo kuba yarasabye video ngo bigize icyaha akayihabwa bigize icyaha ibyo bintu rero nibyo byanshanze ndavuga niyo abanyarwanda sinzi tu nukuvuga ngo mu rubanza urashinjwa kuba warasabye video nicyo giye gufungisha imyaka 3 nusoma ikintu kifuza kiri ku ngingo ya 47 cyanditse ngo John arashinjwa ko yasabye video akayihabwa ngo kuba telefone ngo video yavuye muri telefone ikajya muri telefone ye bigize icyaha ngaho ibaza kandi icyaha ubundi ni ugukwirakwiza video nicyo twaregwaga abasakaje video ya mpano nicyo cyaha twaregwaga rero nkibaza ibyo bintu byo kuvuga ngo narasabye ndahabwa bihindutse icyaha gute icyaha nari kuba narayikoze iki narayikwirakwije noneho binongera ngiye nababwiye nti gusaba iyo video nayisabye nk'umuntu ufite ikinyamakuru cyitwa Kigali Hit twandika inkuru za entertainment zijyanye n'abahanzi ariko ngiyewe n'abanyibona iyo video ya mpano nyabwana perezida w'urukiko nako navuze ntabwo iyo nkuru nigeze nyikora nanjye ubwanjye naguye mu kantu kandi koko niko byagenze mujye kuri Kigali Hit mwandikemo ngo ya mpano murasanga nta nkuru ya mpano ijyanye n'ibyo bintu iri kuri website yacu bwana John ni iminsi 30 iregereje nyuma y'ubujurire witeguye kujya kurangiza igihano cy'imyaka 3 wakatiwe n'ubutabera yewe rwose nditari nditeguye icyaba cyose nzacyakira ahangaha urumva ikibazo cyose uzacyakira bivuze ko ubujurire nibutaba uritegura kujya kuryozwa ibyo wakoze none se kari ubutabera ugomba kubwubahiriza aha Osokim ngibyo bya John Osokim mpamagarira John niba ntacyo bigutwaye okay sawa gusa John nshimishwe n'ukuntu afite morale arayifite kuko yamaze John yaratorotse
we muhamagare ariko si ibyo bintu byo gutoka byo ari kwibandaho cyane. umva ntabwo Kejo byibanzeho Oui. reka tubandwe habona reka nguhamagare kuri WhatsApp. muhamagare. Kejo ni warashinjwa gusaba video, ntabwo ashinjwa gusakaza video. Reka bwana Uswakimu ahamagare Kejo ni atubwire niba ari mu Rwanda cyangwa yamaze kugera mu bubaka bwa Kabaka muna Uganda Kampala. Reka turebe, reka nzagaruke. Umuhungu yarakarenze kera. Kejo nuramukinisha. Kejo ni yarayobye. So ntabwo ngenda apfa gukuruduka ngo nkore inkuru nuko mafite amakuru, niyo makuru nari mfite. Kejo ni reka twumve icyo bibaza kubitubwira. Reka Uswakimu agaruke. Arakaye guys, mutapinge screen kuri TikTok. Mutapinge mukore abantu hafi 900 mu nkorere muri gift gallery. Ubibashije muri gift gallery yavanemo akantavanamo kugira ngo pano ibe active. Mureke twumve Kejo n'ahantu ari. Ngayo nguko ibya Kejo ni nakasa mutwe, ibya Kejo ni byambereye agahoma munwa. Kejo ni yabyitegereje. Kejo ni ati nukuri ntabwo ngiyewe numva uburyo ngomba gukatirwa imyaka 3 kuko umuntu yaramusabye video. Nari maze kubabwira mu kanya amakuru ari kungeraho cyangwa nakomeje gutuzuzanya. Nimuza kwitegereza ibi bintu mw'abantu mwe biratangaje. Kubera iki cyaha cyama hafashwe abantu ba mbere bagafatwa, byagenze bite kugira ngo Kejo ni yisange ari abantu bagomba gufungwa? Ese ko tuheruka bari mu iperereza ry'uwashakaje video wa mbere, iyi video yageze hanze ite? Ninde wayishyize hanze hagati y'abampano n'abantu bafite access kuri telefone ye? Ko tabuzemo umuntu numwe. Ibi bintu birimo amayira matagatifu. Hanyuma hagafatwa Kejo ni hagafungwa Kejo n'agakatirwa Kejo ngo kuko yahawe video. Iyi video ko yazengurutse isi yose, iyi video kuri ku isi hose, none umuntu wese wakiriye iriya video azafungwa. Umuntu wakiriye video wese azafungwa. Hanyuma tugaruke kuri ba Jihad. Amakuru mfite ntabwo Jihad ari kuzirira video ya yampano. Jihad yibasiye umukobwa bita Mutesi Jolly. Yaramwibasiye Kejo. Oui. Ntabwo urusako rwo mu Rwanda gakubitwa n'inkuba. Ambaye. Uswakimu umaze kumuvugisha? Yego namweretse. Ubwo se koko iyo mbara kubeshya simamubwiye ni Uswakimu nyamuneka ashyira bimiyaga. Okay, Uswakimu. Yego. Kejo naranyeretse nabonaga amabara n'amatara n'ijyanye Bugogo. Uswakimu ntukoresha amarangamutima, ntabwo umugabo ari mu Rwanda. Komeza ubwire. Iyo mbara ari umuntu ushaka kumubeshya mbamubwiye nti mvugira. Yego. Umva nkubwire, reka nkubwire indi test tugiye gukora. Yego. Kejo ni naduha abantu nka 3 bari kumwe nawe aho kuri Kaize. Ntabwo umuntu umwe uvuga ikinyarwanda. Bivuze ngo ibimenyetso ngwaye ntabwo byemeye. Ngiye ndashaka kugira ngo abantu tukakuvuga ibihuha. Mbonye hano handitse Arada Nyabugogo ariko ntabwo mazi. None ngo urashaka ngo umuntu uvuga ikinyarwanda ahubwo cyamurafite. Duhe nka 3. Ntawe uhari. Ntawe. Kejo nari Kampala. Ariko n'uburenganzira bwe yagenda akanagaruka. Vugishiza uno muntu umubwira ahantu turi. Vugishiza umuntu. Halo. Yabite bite? Ni byiza, amakuru meze mute? Meze nagiye bariko sebo. Oya turi Nyabugogo twebwe ntago tuvuga Uruganda. Wamwumvise ko babiziranye. Turi Nyabugogo ntago tuvuga Uruganda. Rero cha ibintu bari kubashyiramo rero ibyo boro sinamwe muri gutaka cyane. Okay. So it's okay. Ngayo nguko. Kejo ni iki icyifuzo cyawe, ni iki usaba nyuma yuko uru rubanza ku makuru ufite byagutunguye bikanagushengura? Wabyakiye gute? Icyifuzo cyawe ni iki? Urasaba iki? Icyo ngewe nisabira, urabona ko tugiye kujya mu bujurire, nyamuneka abacamanza mushyiremo ubumuntu ndetse munashyiremo amategeko afatika yerekeye kabisa ibyo ndi kuregwa n'ibyo gushinga. Ibi bintu ngewe ndi kwibaza
narekuwe mu rw'ibanze, narekuwe babona ko nta kibazo. Icyo cyaha mbere si cyo twaregwaga, icyo kindi kije gute kuko icyo kuvuga ngo narasabye ndahabwa, kandi icyaha cyari kuba wenda narasabye nahabwa nanjye nkatanga, ariko basanze ntanga narahawe gusa. Icyo cyaha rero ndasaba ko bose barenganura. Imyaka 3 ni myinshi bro. Imyaka 3 okay John, imyaka 3 ni myinshi. Bamwe mu banyamategeko babashije kugira igitekerezo batanga kuri iki cyaha, kuri iki kibazo cyawe, bati John ubugwari nikosa yakora nuko yahunga agatoroka ntafungwe imyaka 3 kandi yakaba yakora imyaka 3 agakomeza kuba mu gihugu. Abantu bavuga ko oya man barayigukatiye wayifungwa rwose, hari n'abafunzwe 25 n'abafunzwe burundu. Ikibi ni ugutoroka ubutabera cyangwa gutoroka u Rwanda. Ibyo ni ikintu rero ntakora, ni ikintu utakora. Bivuze ngo niba bakubonye ugenda bwaba ari ubutembere nk'umuntu ugifite freedom yo gutembera kuko igitegereje iminsi 30. Cyangwa se uko nkunda wasanga nk'uwo muntu watwije amakuru urabizwa nibera kenshi mande hano keize, wasanga yambonye ngiye Nyabugogo agatagira ngo John arambutse ngiye muri gare. Yego. Kandi wabizi nibera Kamonyi, iyi modoka yanjye yapfuye rero sha cyaje nakubeshye nanjye babimbwiye ndikanga tu, ndavuga se noneho bagiye kuri Nyanga Rwanda. John, ubwo ngayo nguko ubwo reka tutegereje kizava mu bujurire, kandi ubujurire nabwo nibidakunda ubwo ngubwo uzamanuka ujye kurya ikigori. Nta kibazo kabisa, abanyarwanda muzangira impuhwe nibidakunda mujye munshyiraho, nzababwira kode bazabamaye yo kunamo imvungure zibe nkeya nirira umuceri. Naho rwose batuze, umuhungu wanyu arahari, naho no kuba rwose najya na Uganda rwose ni mu rugo, famille yanjye nihiba nyinshi niho yibera, no kuba najya nta gitangaza kirimo, ariko icyo babwira cyo u Rwanda n'igihugu cyanjye, ndi umwene gihugu w'u Rwanda furu 100%. Ibyo rero okay, ubu ikindi kintu abantu bakomeje gukomplaininga no kumva bati John hereza Usakimu live location. Aba bantu bihore ubundi turi WhatsApp location ntabwo turi mu bucamanza nguze kohereza. Okay, ndagushimiye wakoze. Sawa, ndagushimiye wakoze, ndatekereza byumvikanye. Reka dusigare tuganira. WhatsApp location ntayo wamuha, sinangombwa ntabwo turi mu bucamanza urumva. Yakubwira ngo ugubwe neza muri iyi minsi 30, kandi twizere ko ubutabera buzatangwa. Urakoze cyane. sawa mu Rwanda.